nyuma yo gusaba umusore amwinginga ngo ase bakinane filime, umusore byarangiye amuzana indabyo. Noneho uyu yaravuga ati fata ngo ufotore muko ndebe ko indabyo zirakubera. Hano hari igisore cyaje yita kijyamo akarabo. Urambwa ati wajya ureka kuza wibambaza ku bantu batabikwemereye. Umusore yarabirebye nyuma yuko dutandukanye wise wataka undi muntu se bigishyushye vuba. Uyu yararebye ati ntaribi nubundi se ko abakire barya indyo iryoshye abakene tukarya ibishye. Gusa umusore umukobwa yajyanye byibuze indabyo z'umusore yarazerekezanyije azijyanamo indani. Urambwa ati use mwana wajya ugenda neza ko urabona nangiye kwigana n'umukobwa utangira kuza ubambara ku mukobwa utumye umukobwa agenda wamuginga we. Umusore ahita yumeka n'ikindi gihe nimukazajye mwivanga. Hakuno Erivete yari igiye kwifunga uyayitaza mukorega ntago wansiga. Bibutse barakundanye ngo kandi ngo aho yaciye ntabwo haca urwango. Nimba ari nke ntago mbizi. Mukobwa aramurebye none narakubwiye ngo uze dukinane filime urabyanga. None utangiye kunyirukanka uyu musore agiye gusebya gengo. Agiye kuturaburiza. Umusore yarinjiye. Bazamukane bajyana hejuru. Sasa umusore anaje n'umunini ni kuri production yabo. Aho uyu mukobwa akorera Sanjay. Umusore yarinjiye, umukobwa yaramurebye. Uyu yarambwira ati nabitekerejeho. Ntabwo mbona ko hari impamvu nimwe yatuma nanga kugufasha. Kuko buriya wenda nubwo wamemukiye ukanyanga pe, ariko ntabwo ntekereza ko ari na mpamvu ariko ndabona waramaze kugera kure cyane. Wa mukobwa ntabwo usanzwe wamaze kugera kure cyane hashoboka. Tayari bagiyemo indani. Yamubwiye atariga nge ntabwo nigeze kwibagirwa. Ariko nanone ntabwo ngukunda. Kuko buriya ngo gukunda utagukunda. Nimba waramakaniye ukambwira ko nta rukundo ruri hagati yanjye nawe. Ahita avanayo agahita nta na nimero iri yamuhaye ahita yandika akanimero ka telefone. Umusore yandika nimero ya telefone ye mu kuboko k'umukobwa. Muko akira akanimero kanjye nta wamenya hari igihe nawe tuzongera tukanaganira. Buriya ngo aho yaciye ntabwo hajya haca urwango. Haba namba ntabwo ruba ruhari. Umusore amubwira ati nizere ko ubunge nawe tumeranye neza noneho. Kuba njanga hano kugira ngo ngufashe ntago ari iby'inkundo utagira ngo natangiye kukwihambiraho bwa kabiri. Ati ntugire ikibazo sibyo kandi ntabwo nzigera nkwirukankaho tuza muko. Umukobwa nawe agira atya akamufata udisi ngo aho yaciye ni rujya rwaca urwango. Agahita muwa umusore ubwo yinjiraga hano akaboko ke kagiye gafatwa muri Eliveta. Uko biba umukobwa akibuka biga muri segonderi ubuzima banabubanyemo banabunyuranamo byadanze bimwe bibi cyane. Gusa umukobwa yaje kubona agafaranga aravuga ati umva kare ntabwo byavamo ubuzima ntabwo ari ubwanjye nawe kabisa. Hakuno hari uwinjiranye indabyo. Urebe ni Sani Chuyoni, urebe ndetse na Sanjay cyangwa se Sanjay. Hano umukobwa yavuyeyo. Niko ubuzima bumeze byibuze bwa nyuma na nyuma. Umusore aje mu gace uyu yifatiye indabyo. Ni Juyongo yifatiye indabyo bari bazaniye umukobwa. Izi ndabyo ndazijyanye. Ngarura indabyo zanjye ndazitwaye. Indabyo zanjye ndazijyanye. Baba barimo babyineka si uko hari umutima mubi. Reka mbibutse mw'abantu mwe nimba ukeneye kwamamaza kuri filime zacu ni 0787551021. Nanone reka mbibutse ni Byose Media TV niho biri kubera. Udusobanuye turenze inkuru ziryoshye. Gusa umukobwa yatangiye kwisetsamo. Kumbe hakuno barakwereka director wa company yabo yari hano hanze. Muraho databuja. Ba databuja muzajye mubasuhuza mwubitse umutwe. Akira ngo utema agakawa. Umusore wamuzanye. Umusore ari hano. Uyu ni director nawe yabimenye. Umusore wamuzanye. Umukobwa ati cyane namuzanye kandi kirenze kuri byo. Ndabizi ko nawe umufana uramukunda uriya musore byadanje uburyo akinamo amafilime. Ntabwo kumutumira ari ukubera yuko mugira ngo dukinane nge nawe. Arega ndabizi ko mu mufana bibi cyane birenze. Niyo mpamvu uriya musore mumukene mukunda ukuntu akina. Muko wiza n'amagambo aho ngaho reka mbanza ndyoherwe n'aka gakawa kanjye ndimo ndinywera
ibyo byo kumbwira ngo musore ngo iki n'iki oya tubyihorere. Umukobwa aramubwira ati rega byemere kandi nta kosa riri mu kwemera icyaha. Nta cyaha njye sinakoze iki, wacyanawe nibye kubwira umukire ngo icyaha. Wigeze ubona njye hari umuntu nibye wa mwana we kubera icyo umbwira ngo icyaha? Ati muze reka twe gushwana, icyangombwa ibyo mwari mwanumye nabizanye. Muzara arambwira ati rega n'ubundi abakobwa turabazi, ntago wakenera umuhungu ngo umubure, ibyo ngibyo ntago byakunda, ntushobora gukenera umuhungu ngo umubure. Hakuno umukobwa yaje kwambara imyenda ari buze gukinana ariko ari nakanareba mu kaganza. Umusore yamwandikiyeho nimero ya telefone aramubwira ati ntunyenere umamagari. Barakwereka hano umukobwa yatangiye kumuhamagara atari ibya filime kugira ngo baganire. Hakuno barakwereka yatangiye kumuhamagara agafilime bagiye gukina bakise ngo ni Flower do, ndetse umusore nawe acuruza indabyo niko kazi yikorera. Hakuno yanditseho ko yafunze ntihagire umuntu uza kumbangamira. Umukobwa sinzi impamvu ari gushaka uyu musore bya danje, nimba afite ubwoba ko uyu musore hari igihe yakwanga kuzamo hari indani. Umusore afite kampani yambaye cyane icuruza indabyo irimo n'abantu benshi cyane, abapagasi, abakozi ahemba. Mbere ya mbere yaritabye, umukobwa aramubwira ati kubera iki naguhamagaye ukanga kuza, kubera iki naguhamagaye ukanga kunyitaba, hari yabaye iki? Do mbere ya mbere hano urebe naguhamagaye urabyanga. Mbere ya mbere yamusanze mu ndabyo amuzanira igitabo cy'ibyo bagomba gukinaho, yamuzaniye igitabo cy'ibyo bagomba kuza gukinaho. Umusore arebeho, umukobwa ari kuba afitemo n'ubwoba bwo kuvuga ati n'ubundi uyu musore wasanga anytime yanancike rega twarabamenye. Umukobwa yamutumyeho sha mumushyira icyo gipapuro abasomaho atazanancika, atumye mugenzi we bita ngo ni Jongo Yuni. Aya turi hakuno mu ndabyo da, hano urebe umusore ari hano abari mu ndabyo niko kazaba yikorera. Yambwa ati umva ariko utamfatirana ni wa mukobwa Sani Jay, umva utamfatirana ariko twarabamenye ko nzi ko nge nawe nta rukundo rugihari, mwagiye mureka kutumenyere. Barakwereka ni bya bindi bavuga ngo aho yaciye ntihajya haca urwango. Umusore nimba yaraguye umukobwa yaramufashe akarabo garuka hano. Kandi buriya mwasanga mutabizi yuko buriya ngo indabyo zikorwamo amaparufe kandi menshi cyane. 078 7 10 7 nimba ukeneye kwamamaza. Nanone reka mbibutse ni byose Media TV niho biri kubera. Agasobanuye Media Perfect, Media Nyirako, Media Hatogota bucece haniyubika. Hano barakwereka kano kari kwifatisha ku musore. Umusore tisha twarabamenye ko tuba twumva ngo mwabonye abasore bafite amafaranga mwamudushaka iki. Urebe buri hari abasore bazi gufata umwanzuro, ubundi abo nibo twita ngo ni ba perfect w'Imana. Ba basore bazi gufata umwanzuro bakora ibintu byabo gake mambo apo bakise ngo iki ahashize hanjye ntabwo nari nigeze mbibabwira ariko mubimenye. Ahashizeho umusore habaye iki, hagenze gute? Umukobwa barakwereka hano akarabo mu misatsi ahashize, niko filime bayise yakuye akarabo akira muko na akarabo kari mu misatsi nari ndimo ndagukuramo. Sibyo udatekereza ko natangiye kugukunda narobye? Buriya ndakwanga naga igivamo ndagukunze na rimwe, ntabwo igivamo. Data manduga umwami do ndakwanga. Umuntu akakubwira ko kwanga mu gitondo akakubwira ko agukunda, ubwo so umuntu ibyo binabavuga biba ari byo? Oya ntago biba ari byo, namwe nimugakabye. Aya basi umukobwa yaciyeho gusa umusore invitation yarayibonye ndetse bamuhaye n'igipapuro ibyo ari buze gusoma azakina. Buriya ntago gukina filime bucya mu gitondo ngo ujyeyo, uba ugomba kubanza ugasoma ukamitiriza kugira ngo utazaraburiza abantu bibi cyane. Umusore ahantu hose ari aba ari mu ndabyo, ibyo akora byose aba ari mu ndabyo. Uyu mukobwa ni mugenzi, ni inshuti y'uyu musore, ntabwo ari uko bakundana. Nawe uriya nawe aje amuporopoza ku bintu bijyanye n'agasobanuye, si uko bakundana nyine, ni ukumufasha nk'umuntu bahoze ari amaji ari amaniga nabindi. Sasa uyu mukobwa bita ngo ni Juni we ni mushuti w'uyu musore nabirenze. Yamubwiye ati ariko siko kurajya gukina na mugenzi wati cyane ndajyayo, ntago nabyanga ariko wari warambwiye kutazasubirayo. Siko wambwiye kutazajyayo? Umusore ati oya ntabwo nakwihanganira kubona mugenzi wanjye araburiza. Buriya rero iyo dukundwa tuba dukundwa kandi ntago bino bintu mwabidukuramo.
hey uzi none abantu nkatwe twavukanye udusura twiza bya danje turakundwa bya nyabyo. Urukundo rwa abakobwa badukunda noneho barwita karabo kanahumura neza bya danje. Tuvuye hakuno tugaruke hano. Musore feri ya mbere yaraje, umunsi wo gukina filime urageze gake umukobwa yaramubonye aza asekamo. Nubwo baje gukina filime umusore yamuzaniye akarabyo. Isi ndaje mu kanya dukomeza inkuru yacu nagutinda. Icyo ngusaba ni subscribe yonyine, ubundi nanjye dukomeza mbata mu gake. Ciao ciao.